Okay guys, nk'uko uri kubyibonera iyi ni iPhone 11. Aka naka iPhone 11 nkaguze ejo bundi. Oya nako nari nkubeshye, iyi ni Airtel Imagine ntago ari iPhone. Rero ngiye kukwereka uburyo uraza guhindura Airtel Imagine. Urabona na setting, abantu bazi Airtel Imagine setting zayo ntago ari uko ziba zitondetse. Urabona byose ngiye kukwereka uburyo wabihindura. Application urabona ko zimeze nk'iza iPhone. Rero telefone yacu ngiye kuba kanze mbere ubwa mbere uko Airtel Imagine yari imeze nuko nguko. Ubwa mbere Airtel Imagine nuko yari imeze. Rero ngiye kuba nakwereka uburyo application zawe nawe wazihindura nk'iza iPhone ndetse na setting byose ukabigira nk'ibya iPhone. Nta kintu urakora, uraza hano kuri Play Store usearching application bita True Launcher. Urajya kuri Play Store. Kuba atazi Play Store na application dukuraho andi ma app, urayireba Play Store. Noneho True Launcher ubwo kuba basanzwe bayikoresha nuko ugahita usearchinga True Launcher, dore nuko nguko imeze. Noneho application ya kabiri bayita Android Quick Setting iPhone 16. Android Quick Setting iPhone 16. Iryo jambo urarisearchinga, numara kurisearchinga uzuhitemo ino setting. Iyi bayita Android Quick Setting iPhone 16. Noneho urabona turahita tuza noneho za application twarangije kuzikurura neza, twinjire muri ya indi yitwa True Launcher. True Launcher duhita dukanda go in launcher, go to launcher. Duhita dukanda kuri set as default. Kugeza hano urahita ukanda aho ngaho kuri True Launcher default home app. Ubwo urahita ukanda kuri True Launcher, launch ube wayigezemo neza. Urabona ko byose niko bimeze. Hari akandi kantu k'ingenzi ku bantu bafite amatelefone atagira freezer. Urabona itsindagiye kuri app ugahita ukanda hara kuri hide app, uhita uyibura nyine. Ubwo hari ahantu ndakwereka urayisanga. Gusa iyi app nyine uyijyaho ni wowe wenyine uyigeraho gusa. Urabona hano hasa nk'ahijimye, urahakanda ugashiramo password yawe. Password yawe imaje kuyishiramo uhita uzibona nyine. Ubwo ni nyine na application ushyira ahantu hibanga, ni wowe uzibona gusa. Ubwo nyine ni ku bantu batagira iranunza yitwa freezer. Kandi freezer nta nubwo habaho na password. Ibya freezer umuntu nabizi urayitsindagiraho ugahita ukanda kuri hide app. Ibya freezer umuntu nabizi yanazijyaho akazireba, ariko hano ntago yazijya atazi password. Urabona ngarutse hano muri home, mwongera nkagaruka abahijimye, ntago wajya utazi password. Noneho password uhita uzugashiramo nyine. Ku bantu bazi ibintu bya password ntago yagaragara uri gufata screen video, biterwa na phone nyine. Ubwo niba hari phone bikunda ntago mbizi. Ubwo rero hano ngiye kubereka ibijyanye no guhindura wallpaper. Iyi application yo ubwayo yitwa True Launcher yifitiye wallpaper zayo. Ibijyanye no kuba wahindura wallpaper, uragaruka muri iyi app kandi hara kuri wallpaper. Urabona hano harimo amateme menshi, ariko iraba guherezamo bwa mbere ukifungura niyo nziza. Bino ni bibi, utazagira ngo uhindure bino biteme, bino ni bibi bya hano. Ahubwo cyo ushaka ni wallpaper. Wallpaper tuzikiritseho urabona ko haba harimo ama wallpaper menshi atandukanye. Iyo ugize iyo wishimira uyikirikaho ugahita uyisettingamo, biroroshye. Noneho igikurikiyeho twagiye kureba ya application yitwa Android Quick Setting. Ku bantu bazi Airtel Imagine mumfashe. Abantu Airtel Imagine ntago setting zayo ari uko zimeze. Uko twabihinduye nyine nibyo byiza. Murebe uko nguko nyine ni nka amafone yarenze. Urabona ko ari ibintu bari byiza cyane. Okay, wibuke gukanda subscribe.